Amina. Amen. Haleluya. Abatanzi amazina ni Musabyimana Jean Marie Vianney, ndi umupapa. Amina. Ufite abana 5. Imana yangiriye neza, imba abandi bana benshi mbana nabo mu rugo bagera kuri 40. Urumva mu rugo tubamo turi 45. Amina. Abo ngabo ni abamfasha mu kazi. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nshimye Imana rero, nari mberukano kera, hari hashize igihe. Nibuka mberuka hano ubwo nari ndi gusezera, nateraniraga hano ngiye kugenda teranira Mahoko. Amina. Nukuri Imana yabanye nanjye muri ibi bihe, numvaga mfite inyota n'inzara yo kugera hano. Nari mfite umushinga mugari. Amen. Haleluya. Nari mfite umushinga mugari, amasengesho yanyu yangezeho. Amena. Biriya biganza mwantunze kiriya gihe byagize umumaro. Ndabyibuka ubwo nari ndi gusezera hano, kuko rwari urugendo rurerure, navaga Mahoko nje gusengera hano. Nibwo nazamukanye mu bikoresho nazanye, niba nibuka neza hari harimo ameza n'akabati. Amina. Menya ari biriya karani ka kabati, niriya meza y'imbere. Biriya bintu nabiboneyeho umugisha ukomeye cyane. Ndabyibuka nibwo mwari mufite umushinga wo kubaka inzu, aribwo nashinganishije ibyanjye mbwira Imana, ni Imana manje kubaka inzu yawe, nanjye ugenda unyubakire. Ndi gushima Imana rero yaranyubakiye. Nukuri iyi Mana iyo uyisenze nta kizenga ikubonaho, ugakizwa ku gato no ku kanini, ibyo uyisabye byose irabiguha. Amina. Ubwo nazagaha ntabwo bujya kijya gihe nari mfite ubwoba, ntabwo numvaga navuga Imana ngo byemere. Nibwo nari ndangiye gukizwa, ndangiye kuva mu byaha, kuko iyaba ngo nari ndi mu byaha ntabwo mba narakoze biriya. Gutanga ameza n'akabati muri mwe ndakeka ntawe wabingiriyemo inama. Ni Imana yansanze irambwira ngo mbere yo kugira ngo ujye kubaka, banza wubake ibyanjye. Biriya bintu narabikoze. Bamwe mu bakozi cyangwa mu bantu twabanaga barambwira ngo uyu mugabo afite ikibazo. Ni gute ujyana ameza mu rusengero? Ni gute ujyana akabati mu nzu y'Imana? Nanjye numva ni ikibazo. Amafaranga yangiriye umumaro kuruta yandi yose nari amafaranga nabahaye 50,000 yo kugura amabuye. Siko bimeze? Ndi byabayeho. Aribwo na Sitani yari afite umushinga wo kubaka inzu. Si uwo munsi Imana yacu muyimbere icyubahiro. Nukuri iyi Mana yacu ishoboye byose. Ibyo byose ni ubwa mbere mbivuze, kuko nta handi nari no bivugira atari hano, kuko ni hano byabereye. Nambashimira ko amasengesho yanyu nongere mbisubiremo yagize umumaro. Nukuri icyo gihe
nibwo nari mfite umushinga, mwambwiraga ko mufite umushinga wa miliyoni 12, ngiye mbabwira ko mfite umushinga wa miliyoni 20. Imana yarabikoze, yaranyubakiye, yewe birarenga. Birashoboka kuba yararebye ko hari amafaranga nasize aha na biriya bikoresho nasize aha. Iyi Mana yacu ishoboye byose. Ngo iyo uyubashye ugakora ibyo gukiranuka, nawe ngo irakwemeza. Amina. Haleluya. Nukuri aka kanya numvaga kari kundya ngomba kukavuga, kuko mbabwiye ko amasengesho yanyu yagize umumaro kuri njyewe, ntabwo mbeshye. Amina. Nshimye Imana rero ko nasanze muri bazima. Cyabikora madamu yambaye intashyo ngo nzibahereze, murazakiriye. Amina. Imana ibahe umugisha. Yarazi ko turi buzane, ariko abana bagiye ku ishuri, niwe wasigaye mu kazi, ariko nawe afite inyota yo kugaruka hano. Reka tuganire ku jambo ry'Imana. Amina. Tugiye kuganira ku jambo ry'Imana, ariko ndavangamo n'ubuhamya bw'iby'Imana yakoze muri ibi bihe nari ndaheruka hano, cyangwa na mbere yaho, kuko nibwo bamwe bashobora kuba barabyumvise, ariko iyi Mana yacu ishoboye byose. Amina. Mu minsi yashize nibwo nasengeye muri Uraje, abo twari turi kumwe muzamura ibiganza. Imana ibahe umugisha. Nukuri iyi Mana yacu ishoboye byose. Tugiye gusoma umusomyi mwiza ambabarire abisome neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwa mbere agiye kudusomera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3:16. Uwo murongo wonyine, mbo undi muntu araza kudusomera mu Bakorindo ba mbere 13 umurongo wa mbere kugeza ku 8. Amena. Undi muntu araza kudusomera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 12, ahereye ku murongo wa mbere ageze ku 9. Uri mu mwuka w'Imana nahereye hano muri Yohana umurongo wa 16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abagwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Amina. Uyu mugabo Yohana, amina, njyewe naramusomye, wagira ngo niwe nasomye wenyine muri Bibiliya. Uyu mugabo yakoreye Imana mu buryo bukomeye cyane. N'umugabo nakunze, afite ubuhamya burebure. Amina. Uyu mugabo Yohana ni mwene se wa Yesu. Amina. Uyu mugabo Yohana niwe wanditse ubutumwa bwe ku giti cye. Amina. Uyu mugabo yanditse ibitabo 5. Yohana, mujye mumbabarira musome. Njyewe ntabwo namenyaga gusoma Bibiliya, yewe basomaga Bibiliya nasinziriye. Abasinzirira mu rusengero Imana ibababarire. Bibiliya iyo bayisomaga Satani yaransangaga ngasinzira mu teraniro, ni hamwe wambazaga ngo basomye he, nabwirwa n'iki nasinziye. Byashoboka se? Abiki gihe bo baratubwira ngo bari kwerekwa, ariko burya iyo wasinziye uba washyizwe iyo. Amina.
uyu mugabo Yohana yanditse inzandiko 3, yandika n'ibyahishuwe. Amen. Haleluya. Uyu mugabo Yohana yari umwigishwa wa Yesu mu ntumwa ze 12. Amena. Uyu mugabo Yohana niwe wari intumwa ntoya kuruta izindi, niwe wari muto. Haleluya. Uyu mugabo Yohana yo mugezeho ndamukunda kuko ni umugabo wahuye n'ibigeragezo bikomeye. Yafungiwe ku kigwa cy'Ipatimo, n'ahantu ngo habaga imibu y'umubu wakurumaga wahita gupfa, ariko w'abantu aragenda abana n'Imana. Byumvikane ko iyo uri kumwe n'Imana, Imana irakurinda mu bibazo, mu bigeragezo wahura nabyo byose, Imana ibana nawe. Amina. Umuntu uri hano uri mu bigeragezo, emerera Yesu azabigukuramo. Haleluya. Yohana ni umugabo numvise namufataho icyitegererezo, ndavuga ni nanjye nagira akarenge mu ka Yohana, ngaba ugabura ijambo ryiza ry'Imana kandi ngavuga ibindimo. Amina. Twamenye ko muri minsi hari abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa bavuga ibintu bitabarimo. Amina. Uyu mugabo Yohana yaje gupfa, niwe wapfuye mu ntumwa za Yesu nyuma. Urumva nagize igihe cyo kumusoma cyane, narasomye Yohana ubutumwa bwe bwose, nifuza kuzabunyuramo, Imana ninkundira. Amina. Nakurikiye amateka ye, nasanze yarapfuye afite imyaka 107. Urumva niwe wapfuye nyuma y'intumwa za Yesu. Niyo mpamvu namukunze, ubutumwa bwe yo mbusomye numva apfuye vuba, kandi urumva yapfuye mbere kera. Haleluya. Undi muntu nadusomere hano muri Luka 12, ariko umurongo wa mbere igeze ku 9. Umutwe w'amagambo aravuga ngo twe gutinya abantu. Umurongo wa mbere, muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeza aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ari we buryarya, kuko ari ndacyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazahishurwa. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoreranye mu mazu imbere bizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nti, ndimugatinye abica umubiri, hanyuma ndibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mutinya. Mutinye umara kwica umubiri, agashobora kujugunya muri Gihonomu. Ni koko ndababwira abari we mutinya. Amena. Haleluya. Uyu muvandimwe turagera ku 9, ariko ndagira ngo tujyane ku murongo. Amina. Amen. Aha ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, titire y'amagambo iravuga ngo twe gutinya abantu. Amina. Hano batubwira uwo muntu tugomba gutinya. Haleluya. Kuri 5
haranditswe ngo ahubwo ndabereka uwo mukwiye gutinya, mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu, ni koko ndababwira abe ari we mutinya. 6, mbese ibishwi 5 bigurwa amakuta 2, nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. 7, ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yacu wose warabazwe. Ndimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi. 8, kandi ndababwira yuko uzambamiriza imbere y'abantu, nanjye umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. 9, ariko unyihakanira imbere y'abantu nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Ahangaha njyewe ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka iyo mbugezeho mbushire cyitondego. Amina. Uyu muvandimwe watubanjirije yabivuzeho, aratubwira ngo umuntu uzi umusatsi wo ku mutwe wacu, uwo muntu ntakaze. Ninde ubizi? Si Yesu? Si Imana yonyine ibizi? Batubwiye ngo abe ari we dutinya, sibyo yemwe? Ngo umuntu watinyuka akabara umusatsi wo ku mutwe wawe, uyu muntu ntakaze. Hariya batubwiye ngo umuntu uzi agaciro k'ibishwi 5. Amina. Ibishwi ni ikintu ushobora guhura nacyo ukagikubita ibuye kandi ukumva nta n'ikibazo ufite, ariko uriya mugabo Yesu we arakizi. Amina. Njyewe ndari namenye Imana mbere yuko nza hano, ntanga biriya bintu cyangwa Mwuka Wera ngeraho, nashimye Imana ko nazanye n'uyu mugabo Pastor Yoramu. N'umugabo wamfashije gusenga, yaramfashije ku rwego rwo hejuru. Niwe mugabo nibuka neza napfukamye imbere ye mubwira ngo mfasha gusenga. Hari ibintu bimbwira ko ndagomba kubabarirwa nubwo nabiretse utansengeye. Amina. Uyu mugabo ni umugabo dufashanya cyane, iyo ndwaye arabimenya. Namwe mujye mukunda abantu b'abashumba, uretse yuko atari bose. Muri iyi minsi hari abadutse bafite ibibazo. Amina. Niwe mugabo nagiye kuririra, ndamubwira ngo naguye mu cyaha, mbabarira unsengere. Ni inkuru ndende, icyo nshaka kubabwira, mutinye Imana aho gutinya abantu. Amina. Ubu hano nta muntu watinyuka gukora icyaha, byashoboka? Ubu hari umugabo watinyuka gusomana n'umugore hano mu rusengero? Byashoboka? Nukuri abantu turi gukora ibyaha tukisha, ariko namaze kumenya umugabo ngomba gutinya, ni Yesu wenyine. Uyu mugabo musanga nari nsanzwe nsenga bikemera, nta n'ikibazo mfitanye n'Imana, ariko numvise umwuka umbata kujya gusengera iwe mu rusengero, undegeka ko ngomba kumubwira ibyaha byanjye. By'umwihariko nari naragiranye ikibazo n'umukristo wasengeragiwe. Numva ko nidusenga, kuba dusenga ataradusengera ngo tumubwire ibibazo dufite, numvaga ndazababarirwa. Amina. Nukuri ujye ubabazwa n'icyaha. Muntu uri hano utababazwa n'icyaha ufite ibibazo. Muntu uri hano utagitinya Imana ufite ibibazo. Iyi Mana nitubwira neza ngo urabikora ngakwihorera,
ngo kibwira ngo mpanywe nawe, ngo ariko umunsi nugera ngo byose uko bingana nzabizana imbere bose babirebe. Amina. Imana ikureka ukajya gusambana ikazaguhana nyuma waravuyeyo, iyi Mana mwayitinya. Wagiye gusambana wihishe. Amina. Umugore wawe atabizi, umugabo wawe atabizi, ariko hari umugabo wabirebaga. Ninde? Wateguye ubushize ndi gusengera iwe, ubwo nari ndi kumwe na Stani, navuze ukuntu ngiye nategeraga icyaha cyarangiyaga ngagitegera, nishaga abantu, ariko Imana yo nta nubwo nishaga abantu, none se nagikoreraga mu kibara. Niba narajyaga mu kabari sinasangagamo abantu. Haleluya. Twatangiranye umuririmbyi uvuga ngo sinzibagirwa igihe ubwo Yesu yinjiraga. Nukuri ibyanjye ni amashimwe. Umunsi nakizwaga numvaga bitashoboka guhagarara imbere y'abantu, nuko Imana yambwiye, amajwi yaransanze arambwira ngo aho uzateranira hose ugahabwa ijambo ujye uvuga Imana yagukuye. Imana yanguye mu magana menshi y'abanyabyaha. Amina. Wowe ufite impamvu utaza kubivuga kuko uracyari umunyabyaha. Ngewe ndabivuga kuko ndazabisubiramo. Iyo mvuze ngo nari ndi umusinzi nta soni bindera, ahubwo wowe ukiri umusinzi bikubwira iki? Amina. Iyo mvuze ngo nari ndi umusambanyi, amina, wowe ndiwatinya kuza hano ngo ubivuge muri mikoro cyangwa se ubibwira abantu, kubera ko uracyabirimo. Uracyareba umugore w'abandi ukamurarikira kandi ufite uwawe. Nari ndi umugabo mubi. Amina. Nari umugabo utazi kunyugwa. Yesu ugira neza, ari muri Yohana 3:16 n'ahantu hanyubaka. Yesu ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ahubwo ahabwe. Singe nawe yapfiriye. Buriya njye nshima aba bagabo batatu. Amina. Haleluya. Aho nigisha rero mujye murambabarira. Umuntu uri gusinzira nambabarire. Bwira mugenzi wawe uri gusinzira umubwire ngo nakanguke. Hari umwuka buriya Satani. Amina. Satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Mbabwa ubu butumwa ubundi numvaga ntabivuga, ariko nabwiwe ko aho nzajya ndabivuga hose ngikizajya kiragaragara ko Satani yageze mu teraniro, nuko abana bateza gusinzira, abandi akabateza gusohoka, abandi akabateza no mu rusengero. Mwari muzi ko baneguranaga, umuntu agatinyuka agasinzira mu nzu y'Imana. Hajye bura ubuzi cyakuzanyira. Amina. Mbabwa kubivuga ayo majwi narayumvise, ariko aho ngeze hose ndayabonaga. Pastor ndayabonaga. Nejo bundi gihe nari ndi mu isengesho nabonye abantu bari gusinzira rwose. Umuntu akaba ari imbere, ni hamwe bakubaza ngo bigishije iki, ngo nafashijwe. Amina. Hajya buruba wafashijwe ra kandi wasinziye, si ikibazo. Haleluya. Nukuri aba bagabo batatu, Imana, Umwana n'Umwuka Wera, baricaye bakora inama bohereza Yesu ku isi. Amina. Haleluya. Ngunda gukoresha haleluya muranyihanganira. Imana, Umwana n'Umwuka Wera baricaye bajya inama, bafata umwanzuro ko bagiye kohereza Yesu ku isi
ngo adupfire, bamubwira ibibazo agiye guhura nabyo. Amina. Ubu wowe uri hano, hari umuntu urahura n'ibibazo Yesu yahuye nabyo? Arahari ngo azaduha ubuhamya? Arahari? Haleluya. Yesu yaremeye aza kudupfira, yari ari kuri misiyo. Amina. Kandi misiyo yari ariho ni nge nawe yapfiriye. Ariko njya mbabazwa, buriya ndi umugabo ubabazwa n'icyaha. Iyo nakoze icyaha cyangwa iyo naguye mu cyaha, ndababara kugeza igihe nzajya gusengera. Iyo ngize amahirwe ngumva umwe mu bakozi b'Imana arampumurije akambwira ngo Imana irakubabariye, ndishima cyane. Niba utababazwa n'icyaha, kuko nasomye Bibiliya imbwira ko ngo iyo ukoze icyaha ububambye umusubije ku musaraba. Bakristo bene data, mwambabarira ndimusubize Yesu ku musaraba. Amina. Yaradupfiriye ariko turacyamubamba. Ririya kamba ry'amahwa wari gushira mu mutwe, watuza? Watuza? Pastor, namwe bakozi b'Imana, ntabwo nari nzi ko umuntu yasenga akuzura umwuka ariko ari umusambanyi. Ntabwo nari mbizi. Ntabwo nari nzi ko umuntu yaririmba akaririmbira Imana abantu bakishima ariko ari umusinzi. Abo ndi bari hose? Ngiye ntabwo nerekwaga, ariko bitewe ko nabinyuzemo mbivuga nk'umuntu bihagazeho. Amina. Icyambere nabaye umusinzi. Wambeshya iki? Nta nzoga ndanyweye, ariko nasanze ari ukubamba Yesu. Amina. Impamvu abakristo bo muri iyi minsi tutari gukura mu gakiza, uri gukora icyaha n'ubundi Imana ikakureka. Ugasinda ukaza kuririmba bikemera, ugasambana ukavuga ubutumwa bikemera, ariko Imana iraje igukubiti. Amina. Njyewe iyo ndi kuvuga ibi bintu aho Yesu yanguye, numva ari ibintu binshimishije. Hari abavandimwe bamwe bansanze barambwira ngo ndujye uravuga aho Yesu yagukuye imbere y'abantu. Ndababara, ndababwira ni bujya mufite ikibazo. Impamvu utavuga aho Yesu yagukuye nuko nubundi ari ndaharagukura. Ubushize ubwo nari ndi kumwe n'umuvandimwe turi wari waje kubera umushyitsi aho narindi, no muri kamera nabibonyemo ngira ubwoba. Yaramukame yamwerekezaho kamera, rwose mbona arasohotse aragiye, amenye ko ngiye kubwiriza. Amina. Reka ngubwire, ndamahoro y'umunyabyaha. Wihesha amahoro, sibyo? Wihesha amahoro, ariko ndamahoro y'umunyabyaha. Muntu uri hano ugikora ibyaha, ukireba mugenzi we ukumva ntacyo amaze, reka ngutangarize ko ndamahoro y'umunyabyaha. Ibyo bintu nabibayemo. Amina. Amen. Umwe mu bakozi b'Imana basengeraga kwa Pasiteri Yoramu, si yabibwiye? Idini giwe ni vivante, ntabwo ndinya kubivuga. Ndakurahiye, umwe we naramubuze umwe naramubuze, kandi nanubu aracyari umuhanuzi, kandi ni umuhanuzi ngo w'Imana. Naramubuze. Hari uwo duheruka guhurira mu masengesho, yaravuye iwe nanone, duhurira aho ngaho bantumiye ngo njye kuhavuga ubutumwa. Akimbona agira ubwoba, cyabikora bari abantu bafite n'imyuka mibi. Narahagurutse birananira, ngiye kuvuga ubutumwa. Ijwi rinzaho rirambwira ngo muhamagare baze babasengere, n'ubundi waramubuze none uramubonye. Haleluya. Amen. Niko nabikoze, naramuhagurukira nabwira ni muvandimwe, nta kintu navuga imbere y'Imana, y'abantu b'Imana.
ngwino pfukama badusengere. Bamaze kudusengera imbaraga ziraza. Nimugoroba nahamagawe n'umuntu twigeze dukorana amafuti, yabanje guhamagara madamu. Buriya tujye tugira telefone zikijijwe. Amina, haleluya. Nge nabayeho ndagira telefone ikijijwe kubera ko nayivugiragaho ibibi. Amina, nayivugiragaho ibibi nyibeshyiraho. Byarangiye mfashe telefone nakoreshaga kugira ngo madamu mwereke ko nakijijwe. Ni telefone yabanje gukizwa. Narabanje mfata nimero z'abantu twavuganaga amatiku, mfata umwanya wo kubigisha, ndababwira ngo guhera uyu munsi ndutegereza ijambo ribi rizava mu kanwa kanjye. Ijambo ribi rizava mu kanwa kanjye ni ukukubwira ngo Yesu aguha umugisha. Iryo ni ijambo ribise, ijambo ryiza, kukubwira ngo Yesu ashimwe. Noneho imyaka yari birindutse ibaye menya ari ngine niba atari 5. Umuvandimwe yahuye na madamu nimugoroba, aramubwira ngo yamuhamagaye kuri telefone. Hari telefone nakoreshaga, byarangiye nyihaye madamu kugira ngo abamamagara bose ajya banza yambwira ngo runaka yagushatse, mubanze mubaze ngo mwavuganye ibiki. Nindangiza muhamagare turi kumwe, yumve ko ari nta n'imikino tugirana cyangwa nta biganiro bipfuye tugirana. Yamuhamagaye nimugoroba, yaje ari kubimbwira, ambwira ati runaka aramamagaye. Ambwira ko ashaka kukuvugisha. Ndabwira none se mwavuganye ibiki? Ambwira ati rero yambwiye ko afite umwana ashaka kukuzanira ngo yige mu kazi kawe, ngo yize niba ari food processing, kandi nibyo ngora, mutoze kugira ngo nuko akorera stage. Ndangije madamu akibimbwira, kubera ko madamu yahise amuha nimero ndi gukoresha, nawe cyabikora ndiyagira kamere ngo atekereze ko ari umuntu wifuje kumusenyera urugo. Amina, mujye muriga no kubabarira. Amina, amen. Uzi ko umukristo w'iki gihe umugirira ikosa akakubwira ngo naho uzanyura nzahacisha umuriro. Ndibiri hose yari. Ejo bundi ku cyumweru hari umuntu, abantu bari mu rugo, nari mfite fete cyangwa se ikirori cyo kubatirisha abana bari mu rugo, abakozi baba mu rugo. Noneho nabihuje n'isabukuru y'imyaka 20 nshinze urugo. Amina, ntabwo nari nzi ko umuntu agutahira ubukwe akwanga. Aho umuntu umwe yatinyutse, haleluya, arambwira ngo nzagaruka ni wawe nje gushyingura, kandi ngo ni umuntu wanjye. Ibyo byarabaye. Undi muntu ajya imbaka n'undi mugenzi we, abari bahari bamwe barabyumvise, wasenga imyaka 20 ngo arayimazera, ngo arayimaze. Ngiye nazanye umugore, Stani warabizi, nazanye umugore namwe kandi murabizi, kuko ikiza kibirimo hano hari ababyeyi banjye bandeze. Amina, ntabwo nabeshya. Stani Arisoni bindera kubivuga, twari turi ibisambo se, ariko Yesu agira neza. Amina, amen. Stani si twasangiye inzoga ubushize sinabivuze. Stani yarandwaraga kuri moto tugiye ariko Imana igira neza. Ibaze Stani, Yesu yaratubabariye, ariko uzambabarire, uzirinde kubivanga, kuko uzirinde nanjye nzirinde, ndi tukongere kubamba Yesu. Amina, amen. Nguyu Stani
ntabwo nabeshye, yandwaraga ngiye gutereta kandi azi ko mfite umugore. Ndi byabayeho mwa inshuro nyinshi. Amina, haleluya. Sitani ejo bundi ubwo twari turi gusenga we n'umuryango we, natashye nabuze amahoro. Amina. Naramubwiye rero Sitani, twatangije umushinga wo kubaka nguko nabitangiye mbivuga, si cyo gihe nari mberukira hano turi kumwubakira na pasiteri akamufasha, namwe itorero ndi mwamufashije se. Natashye nabuze amahoro ubwo namubwiye ngo moto untwarira genda ikubakire urugo. Abantu bandeye amabuye barambwira ngo uri umusazi, bujya ibi bintu by'Imana warasaze, ni gute ufite moto imwe utinyuke uyitange? Sitani ntabwo ari mwene nyoko, Sitani ndari mubyara wawe, Sitani ntacyo mupfana, umuhaye moto. Haleluya, amen. Buriya ndi mujye mugirira neza abantu muvukana gusa. Sitani no mu gisekuru cyanjye ntabwo arimo, ariko namufashe ng'umuvandimwe. Amina. N'ubu ngubu amahoro ni make, bamwe babuze amahoro bari bari aho ngaho, ngo ni gute watinyuka ugatanga moto twebwe. Amina, haleluya. Aho abana b'Imana bari, Satani nawe abahari. Mwari mubizi? Mwari mubizi? Nge ntabwo nari nzi ko umuntu aza guterana aje gutara amakuru. Ibyo mwari mubizi? Mwari mubizi? Ubu hano hari abatara amakuru, ariko reka tubatangarize ko igihe Yesu yabagezeho nabo bazahamya mu bandi ibyo yabakoreye. Amina. Ngewe ibyo mandi gukora mandi guhamya. Uwo munsi muha moto nibwo nahagurukije pasiteri uyu nguyu twazanye. Amina. Mubwira ko ngiye kumukorera iki, sinabivugiye imbere y'iteraniro, akira byivugire pasiteri. Ko agiye kumuhaye moto. Weho navuze ko nguhaye iki cyangwa ngukoreye iki? Ugiye kunyubakira ukanjiramo fondasiyo mu kibanza. Haleluya. Kumeye Yesu amashyi menshi cyane. Iyi ni impano madamu wanjye yabageneye. Mukomere Yesu amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi Imana, amashyi menshi Imana. Ucyambare yambure neza ukishyire ku rutugu. Imana ishimwe. Yesu arakwambitse, Yesu arakwambitse. Mugwe mukomere Yesu amashyi menshi cyane. Amen, 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 amen. Yesu arakwambitse, Yesu akugiriye neza. Watunguye abantu uri kubahereza impano mu rusengero, Yesu nawe arakwishyuye, 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 arakwishyuye. Izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Yesu arakwambitse. Imana ikugirire. Yesu yaravuze ngo azabana nawe mu gihe cyagiye ndanzi wari ufite, n'uyu munsi yongeye kubihamya. Arabihamije mu iteraniro mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Amen. Amina. Aba bakecuru na mama yarabikeneye. Mama se muhaye umwenda ndiyawambara, ndiyanaberwa se. Aba bakecuru madamu wanjye kubatekerezaho ntabwo yarabazi, nta nubwo yarazi ngo ni runaka na runaka, ahubwo aba niba Imana yashimye ko bambara. Amina. Madamu yambaye ubutumwa bugira buti, igihe cyose mwambaye uyu mwenda mujye mumusabira ku Mana. Muvuge ngo hari umumama wifuje kwambara koko twambara. Muvuge ngo hari umupapa si ukubigisha gusenga, bazi gusenga cyane. Mudusabire umugisha mu byo dukora byose.